Oh God, Imana ishimwe kuba mugihumeka umwuka w'abazima. Ni ukuvuga ngo uyu munsi noneho nk'uko nabibasezeranyije tugiye kurebera hamwe uburyo tugiye kongera zino views. Nk'uko nabibasezeranye muri video nakoze ubutaha yuko muri ya yindi nakoze ndi kubasezeranya ko tugiye gukora, nzahita mbakora n'indi yo guhita wongera na views. Uraza hano muri browser yawe ukoresha wandikemo zefy.com, okay, then nurangiza ukandeho, nurangiza login. Okay, turi kumwe. Noneho icyo urakora ahangaha handitse enter word, uraza wandikemo bino barabagwaye hejuru. Okay, byandike neza, then nurangiza ukande. Noneho then urategereza login, urategereza akanya gato, urahita uzigeramo. Hano hariho utuntu twinshi nk'uko topic yacu ari ukureba iki, kongera views. Urakanda kuri views, then noneho wongere uze uhitujyana muri TikTok yawe ukoresha, then uze reka tuzamurire iyi ngiyi. Okay, uraza ukane kuri tudomo dutatu ihita ukopya ino link. Reka ngubaze ubundi abasore b'iki gihe n'ibikiri. Kopie. Okay, wongere usubire hehe hahandi, uze uyipestingemo. Urayipestingamo hano, numara kuyipestingamo kandi search. Okay, turi kumwe. Icyo ugomba gukora ni subscribe, tukatubana muri video zagufasha. Uvuga ngo mfite n'ibindi bintu byinshi nzabakorera kandi by'ingirakamaro. Okay, kora subscribe kuri Menya Studio, then tujye tubana umunsi ku munsi. Okay, reka twikomereze. Ya minota njye nayitegereje, urabona ko ngeze ku masegonda ya okay, urabona ko byabaye gutya. Urahita ukora iki? Uraza uhita ukora none search. Urabona twari dufite views 10 na zingahe na 7. Okay, uhita uzikandaho. Okay, urahita bakubwira ngo received views 1000 sent. Okay, rwose ibi bintu ngiye mba ndi kubereka babyizewe. Icyo ugomba gukora ni subscribe na like iramfasha iki? Like iramfasha kugira ngo bayipromotinge igere no ku bandi. Wewe yikore, then ukande comment uvuga ati video yamfashije. Bose no video ni gufasha. Icyo urakora uze gukanda subscribe, then nurangiza urabona ko za views zamaje kujyaho. Okay, ngizi rwose twari dufite 17, urabona ko zahise ziba zingahe. Noneho turongera dusubireyo urebe noneho. Okay, kandi nanone ngo njye nabikanze. Okay, icyo ugomba rwose ni ukora subscribe, then urabona ko ari ngizi. Urongera nanone wongere uze ukandeho, nanone ubonye izindi 1000. Urakomeza ubikore mpaka inshuro nyinshi. Urabona ko ino video rwose urabona ko yagufasha kandi na bagenzi bawe bandi yafasha, wayibasharinga, then bakajya ugakora subscribe, ukavuga comment, ukavuga icyo twahindura utaha. Urabona ko zabaye ibiki 2200. Okay, turi kumwe rwose. Kandi ibi bintu urabona ko nta kindi kintu kiri nyuma ya bino, kuko byose ngende kubibereka. Nanone wongera ugaruka ukore search, wongere ukore search, wongere wibonere izindi. Wongere ukore search ubone izindi. Gutyo uraza kugarukiriza aho ushaka ko
views zawe zigarukira. Ni ukuvuga ngo nimba warebye ino video ukaba ugeze hano, ndagushimiye kabisa. Ni ukuvuga ko ino video iraza kugufasha nimba wayirebye ukayirangiza. Noneho icyo ugiye gukora, kora subscribe, then tujye tubana video no muri izindi video zikurikira. Okay, urongera none uze ukora iki, ukande hano handitse search. Okay, tegereze ubona ko byabaye 2000 views, then wongere ukandeho, wongere bakubwire ngo ziyongereye. Noneho nkuko nabibabwiye ibintu byose tuba tubyigira hano kuri no channel ya Menya Studio. Icyo ugomba gukora ni subscribe. Turi kumwe, ciao muri izindi video zikurikira.